nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Akunyigo nyinshi zitandukanye ariko twaze tuganira n'abantu bakatubwira ati iri shyamba ry'inyuma ntago ari ishyamba ryiza ku bagore bihagaze gute. Nyine harimo umuntu w'igitsina gabo ufata abagore ku ngufu akanabangiriza bikaba ngombwa ko bajya no mu bitaro. Uwo muntu se arazwi habura iki kugira ngo bamufate? Nyine uwo muntu arazwi ariko kumufata byabaye ikibazo. Kubajya kumufata akabacika akiruka ntibamubone, naho bamubonye ubugira ngo afite amagi namukoresha ntago wamwiruka ngo uzamufate. Wowe wigeze umubonaho cyangwa usanzwe umuzi mu buzima busanzwe? Yewe ubusanzwe ndamuzi kuko twarabyirukanye. Ni umwana nyine wabyirutse ari umwana muzima ariko ntago tuzi kuntu byagenze kuko hari igihe kimwe kigeze kugera afata undi mwana ku ngufu bamukatira arafunga. Uwo yafashe umwana w'imyaka ingahe ubwo? 12 arafunga. Bigeze igihe nyine yarafunguwe, aho afunguriwe nta n'umwaka urashira nibwo atangiye gukora ibyo ngibyo ariko abantu baramuhiga bakamubura. Hano none amaze gufata se nk'abagore benshi ku ngufu cyangwa ni umuntu umwe wenda amaze kumenya? Oya ni benshi kuko no mu giturage agerageza no kujyamo akiba nk'ihene akazibaga, ubona ko akora n'ibintu by'ubusambo nyine yiba abaturage. Nta kindi kibazo se yigeze agira wenda nko kuba yabarwaye mu mutwe, nko kuba yafite ubundi burwayi ku buryo butuma ari bwakora ibyo bintu? Oya byiruka turamuzi, nta burwayi tumuzi. Iriya shyamba tubona ari inyuma buri mugore bavuze ko abagore bajya kurebamo inkwi, nkaho bakwijyanayo? Oya njye nta nubwo najyayo, bajya kureba inkwi ariko ntabwo biba byemewe mu ishyamba ry'abandi. Tuzi ko ari mu kigo cya gisirikare ntabwo biba byemewe nabo nko kwiba nabo. Murasaba ikirere kuri icyo cya Eric kugira ngo wenda sinzi niba kibahangayikishije nka mbere cyangwa ntabwo ari ikibazo gihangayikishije? Oya kirahangayikishije, baduha ubuvugizi nyine yenda muri leta bakamufata yenda mu turere nyine mu karere bakagira uko babigenza bakazana amafoto yiwe bakayakwirakwiza kugira ngo abantu bamubone kubera ko yafunzwe igihe kinini n'abantu ntago bamuzi. Ariko se abandi bananije iki kumufata? Njya numva rimwe na rimwe ngo baramubona. Nyine baramubona, bamara kumubona iyo mubonye uri nka hano muri kumwe wagenda ukabwira abantu uraza ugasanga yagiye, niba afite amagi namukoresha ntago tubizi. Abagore musanga abagabo se bo ntago bajya bahohotera wenda ngo bambure nk'utuntu cyangwa yifatira abagore n'abakobwa? Reka n'abagore gusa ariko akagerageza no kwiba mu giturage abagore n'abana gutyo. Twagushimiye cyane wakoze ariko bazamufata se bose? Mutugire neza mwabitukemurira. Arangana ute nkawe wigeze umubona? Ubundi ari mu myaka 20 na 23. Nagiraga ni nk'ikigabo kinini ahubwo cy'igisare. Oya. Ntabwo kugeza umumenya muzi impamvu yatumye ajya mu ishyamba? Ntago twayimenya kuko abantu baduhaga amakuru ubutaha baravuga ati bageze kumubaza bamubaza ibyo akora arababwira tumva ngo sibye n'abandi ngo n'igihanga cya papa wakiza ngo bakinumye nakizana. Hari abavuga ko ngo yabarwaye sida aribyo byatumye yiheba? Ntago mbizi njye niba arwaye sida ntago mbizi. Bamubashakira rero bamufate. Kumufata biroroshye ubundi se umuntu atamuzi cyangwa ashobora no guca n'ahandi imbere utamuzi ntamubone? Abantu benshi ntago bamuzi kuko yafunzwe igihe kinini yaramaze yagiye kera cyane. Icyo gihe niba narigaga mu wa 4. Amaze nk'imyaka 20 noneho cyangwa 15 rero? Hagati muri aho. Abantu rero bamwe ntago bamuzi kereka abamuzi kavukire. Abagore rero burabagiriye inama yo kutigabiza rya shyamba ryo bonyine ko numva ari ikibazo? Inama nabagira nuko utajyayo nyine nibarenge kaburimbo ngo bambutse ishyamba. Twagushimiye cyane akoze. Ko uriya mugabo kavuga ngo bacana iki? Hano ndetse ubibona ukora nawe urabyumva? Ngenda mbyumva nanjye kandi nabeshe genda afatira hano bina hangaha. Abo yafashe mumva baze bavuga guki? Sitse ko bari mu ishyamba nyine kujya kumva bakajya kubona akabona basanze aho ngaho mu bihuru gakabirukankaho bahitamo bafashe nyine wafite afata akagira ute akaba yamuhohotera. Arabakubita arabasambanya bigenda gute? Arabasambanya. Wigeze umuciye ukamubonaho?
yabagana hano mu mujyi yabagana mu mujyi yaza kujyaho nyine aragenda ajya mu ishyamba. nta kibazo se wenda yiyoza agira cy'uburwayi bwo mu mutwe ku buryo umuntu yavuga ati niba byakurije? Nta burwayi yagize agira. nta n'andi makuru mujya mwumva wenda y'ibyamubayeho bituma wenda yarafashe umwanzuro wo kujya mu ishyamba? ntayo, nta makuru, kuko bamwe na bamwe bavuga ngo impamvu ngo nuko arwaye sida, ariko ntawe ubizi, ntabwo wapfa kumenya ibyiwe, nyine nuko yibaho ngaho mu ishyamba agenda afata abantu. murasaba iki rero? murasaba iki? kuko urumva niyo nubwo ari umumama wafashwe, nubwo atari mama wawe, ariko ejo bundi na mushiki wawe yazatarabukirayo ugasanga amugiriye nabi. murasaba iki kuri icyo kintu, kuri uwo Eric kuba wenda yanatabwa muri yombi niba binashoboka? ese ubona byarananiye bipfirayo kugira ngo abantu ntibamufate? urabona nyine iri shyamba kugira ngo uzafatiremo umuntu ni ikintu kigoye, kuko rimwe na rimwe ashobora no kuba ajya no mu cyaro, bakaba bajya kumuhiga yibereye no mu cyaro, usanga rero ntabwo wafata abaturage ngo bajye kumuhiga ntibapfe kumubona. wenda ari nk'agasirikare ari nk'ikigo kigize kikaba cyafata kikaza kumuhiga mu ishyamba akakomeza afatwa. ubona nawe abangamiye cyane ituze ryaho? arabangamiye cyane. turabashimiye cyane mwakoze.